Muraho neza ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Amazina yanjye nitwa Kezimana Cleopatre, nkaba ndi kumwe n'umutumirwa Regine akari ku mutima. Regine, tubahaye ikaze. Regine akaba ari inararibonye mu bijyanye no kwita ku muryango, by'umwihariko akaba ayobora ikiganiro musanzwe muzi, ikiganiro cyitwa Mutima w'urugo kuri televiziyo Isango Star. Akaba kandi afite ubunararibonye mu bijyanye no kuyobora imishinga ndetse na porogaramu zijyanye no kwita ku mugore n'umwana ndetse birumvikana n'abakobwa, kandi akaba afite n'ubunararibonye mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse no kwita ku miryango. Ikaze nanone Madame Regine. Murakoze cyane Cleopatra. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese umuryango urarwara? Sobanukirwa umuryango urwaye n'ibimenyetso byagaragaza ko wa muryango urwaye. Umuryango nyarwanda ni umuryango aho leta y'u Rwanda yifuza ko abanyarwanda bose baba mu muryango utekanye kandi ushoboye, ariko kenshi tugenda tubona muri iyi minsi ko hari ibibazo bitandukanye bigenda bigaragara, aho usanga imiryango harimo ibibazo bishobora kuba umwe mu bagize umuryango afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se afite ikibazo gifite aho gihurira n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ugasanga ntiyabimenye cyangwa abagize umuryango ntibabimenye, bigatuma ashobora kuba yatera ikibazo ku bandi bagize umuryango, bityo umuryango wose ukaba ushobora kugira ibibazo. Tugiye kurebera hamwe bimwe mu bimenyetso bishobora kugaragaza ko umuryango urwaye cyangwa se ufite ibibazo. Hari inkuru yakozwe yo mu murenge wa Mugunga mu karere ka Gakenke. Tugiye kuyirebera hamwe turebe bimwe mu bibazo bigenda bigaragara mu muryango nyarwanda wacu, kandi ari intabaza ko dukwiye kugira icyo dukora twese hamwe. Nyine urabona umugabo nkafite nk'umugore ungana nanjye, ubwo rero yandeba abona yaranyibeshyeho, yakubitana n'akangana naka, kandi uyu afite umugabo akajya ahura n'uwo musaza ufite amafaranga, kuko uwo mugabo wenda we ntafite amafaranga nk'ay'uwo musaza, bakajya bibeta ahantu. Rero icyo kintu si nawe muri kano gace kirahari ku bwinshi, icyo cyashenye ngo ahubwo cyazimaze. Bamwe mu bagore bakiri bato twaganiriye baravuga ko nabo ubwabo atari ba miseke igoroye, kuko ngo hari ubwo abagabo baba barashakanye nta mikoro bafite, bigatuma hari abagore bamwe bararuka bakurikiye amafaranga n'ibindi, maze bagaca inyuma abagabo babo kugira ngo bakunde babone ibyo bakeneye. None se niba wenda umugabo wanjye adafite amafaranga ngurira akagatenge, uriya akaba yafite akakangurira, ndakunda uri kukama, none se wewe nagukunda ngumpiki? Ego ibyo amasezerano turayirengagiza iyo byageze aho ngaho. Niba twarasezeranye tukambarana iyi impeta, nkaja ku murenge nkamanika akaboko bonda gukunda pe byose, ariko iyo haje mu bukene hakiyiziramo n'ubukire, ngenda kunda wa mukire weho w'umukene nkwanga. Ibintu byaradogeye. Hari igihe ubona umugabo akunaniye ataguhahira, ahubwo akajya guhahira inshoreke, nawe ukamufatira umwanzuro. Umugore vuga ati umugabo ntiba ibyo nyene atari kubima, nta gitenge, ntari guhaha mu rugo, ntari kumenya abana, ahubwo ari kwigira mu nzoga, ubwo nyine agafunga. Abagabo twaganiriye kuri iyi ngingo nabo ku ruhande rwabo baravuga ko hari ubwo bamwe muri bagenzi babo bagira intege nke bagatwarwa n'abagore b'abandi, maze bagata ingo zabo, bamwe bitwaje ko ngo abagore babo bashaje, cyakora ngo ibi bikaba bitari bikwiye. Yaba ari n'abagabo barimwo barayoba, n'abagabo birahari, n'inkumi z'iki gihe zifitiye ku ifaranga zirabatwara bakagorama bagatoza za ngo zabo bitewe n'uko babona yuko ngo abagore babo bashaje, bagahita acaho. Kugarura rero kumugarura sinzi ko bishobokaga, ni bamwe na bamwe bagaruka, abandi rimwe na rimwe bahengamira rimwe. Abagabo bananiranye nabo turahari cyangwa se barahari, ariko noneho n'abagabo nabo bari bakwiye kwimingiramo iki agafu.
hamwe n'umutumirwa wacu. Ngira ngo inkuru mwayibonye mu murenge wa Mugunga mu karere ka Gakenke, aho bugarijwe n'ibibazo bitandukanye bigaragara mu gace kabo. Ese Madame Regine, nyuma yo kubona iyi nkuru mwayivugaho iki? Twatangiye tuvuga ko tugiye kuganirira ku bijyanye n'umuryango, ariko by'umwihariko kurebera hamwe umuryango uko urwara, ibiwuranga n'ibindi bitandukanye, ko ufite ikibazo. Urakoze cyane. Wenda ntangiriye kuvuga kuri iriya nkuru, abaturage bari open, nicyo nabakundiye, barisanzuye, barakubwiza ukuri. Akakubwira ati buriya ubukene iyo buguteye ukaba uzi ko umugabo wawe yakwirengagije, ati uragenda ukareba ku ruhande. Ntabwo ari byo gushima ko ubukene igihe bwinjiye mu rugo umuntu ashobora guhita aca inyuma uwo bashakanye kugira ngo abone icyo uwo bashakanye atabashije kumuha, ahubwo ariko ni ibimenyetso nk'uko wabivugaga bigaragaza ko umuryango ushobora kuba warwara. Harimo kuba abantu batabasha kwihanganira ubukene cyangwa kutamenya kubujera igihe bugeze. Bagiye bagaruka ku guca inyuma uwo mwashakanye, bagarutse kandi ku kuba uwo mwashakanye utarakiriye uburyo yashajemo, cyangwa se uburyo atakiri mwiza nka kera. Impinduka zo ku mubiri cyane cyane zikunda gufata abagore nyuma yo kubyara, nyuma yo gusaza, ugasanga nyine ngo umugabo ntazihanganiye. Ntekereza ko ziriya zose ni sinye cyangwa ni ibimenyetso bigaragaza ko umuryango ushobora kugira ingorane zitandukanye umuntu aramutse atabaye maso. Rero navuga ngo bimwe mu bintu bishobora gutuma umuryango urwara, harimo bimwe mu byo bagarutseho, nko kuba waca inyuma uwo mwashakanye. Ese guca inyuma uwo mwashakanye bishobora guterwa n'iki? Hari impamvu nyinshi zishobora kubitera ku babikora, nubwo jyewe ntari bubashyigikire. Hari ukuba atitaweho n'uwo bashakanye, kuko hari abubatse ingo ariko akumva ko kuva yaramaze kugeza umugore mu rugo cyangwa umugabo mu rugo bari kumwe bihagije, ntiyongere kumwitaho. Kandi urugo ni umushinga ukomeye w'ubuzima bwose. Ni ukuvuga ngo bisaba ko imbaraga washyize muri Ambagiza, niyo umaze kubaka urugo urongera ukazishyiramo, noneho wigarurira umutima we ku buryo atagucika. Bagaruka cyane bavuga ngo niba umugabo adafite amafaranga kandi hari undi uyafite, turacyavuga n'iki? Aho ni ubukene, ni question y'ubukene. Ni ukuvuga ngo kenshi abantu ubuzima iyo bubacanze, mu by'ukuri ubukene mu bihugu bya Afurika aho tugifite abantu benshi babyara cyane, kugariza urugo biroroshye cyane. Bisaba rero gutekereza cyane, gukuba kenshi, kugira ngo ubashe gutunga urugo rwawe mu gihe ufite umuryango mugari. Igihe ufite umuryango munini, noneho na wa wundi muri kumwe mukaganira kuri ubwo bukene bwanyu, kuko ikiganiro, kutaganira neza, communication hagati y'abashakanye ni ikibazo gikomeye cyane, ni crucial, ni ikintu cy'ingenzi. Igihe mutaganira ku bibazo by'urugo, ku byishimo by'urugo, guhana umwanya hagati yanyu byonyine mukihuza, mukabona igihe cyo gukundana no kwishimana, ibyo bintu iyo bitaboneka, ni ukuvuga ngo communication yapfuye, urugo rutangira kujya mu kaga. Ubwo urumva rero iyo bigeze aho utangira gutekereza ko uwo mwashakanye hari icyo yakwimye agifite kandi wenda ntacyo afite, cyangwa se ugatangira kumufatira mu ntege nke kuko nta bushobozi afite bwo kukuha amafaranga runaka cyangwa ibintu runaka ukeneye, urugo ruba rwatangiye kujya mu kaga. Ntabwo kubaka kw'abashakanye byubakira ku bukire, byubakira ku bwumvikane, kuri communication, ku gushyira hamwe mugashaka ibisubizo by'ibibazo urugo rwanyu rufite. Rero guca inyuma ni kimwe, kutaganira ni ikindi, kutubahana kikaza ari nk'icya gatatu. Ni ukuvuga ngo abashakanye bagira rimwe na rimwe muri iki gihe bagira tendansi yo kureberana mu ndorerwamo y'ubuzima bagezemo. Niba muri mu bukene nk'uko bakomeje kubuzengurukaho, ugatangira kubona ko uwo muntu atazabyuka aho ari. Pourtant ejo harahinduka. Uyu munsi imirimo ishobora kuboneka, ni buri munsi leta y'u Rwanda ihora itekereza ikavuga iti none reka dukreye akazi hariya, tureme imirimo hariya, ukajya kubona ukabona wa muntu wasuzuguraga abonye akazi, kandi inshingano z'urugo arongera araziroderesheje, azikoze uko bikwiriye neza mu buryo bwe bwose. Ariko wamureberaga mu ndorerwamo y'umuntu udashoboye,
utangira ndetse no kumusimbuza abandi bashoboye ariko batari n'abawe. Njya nkunda kubwira abantu ngo jya utinya umuntu Imana itaguhaye. Umuntu Imana itaguhaye, niba Imana itaraguhaye uyu mugore si uwawe, niba itaraguhaye uyu mugabo si uwawe. Iyo ugiye rero kujya kumureba kandi afite nyirawe, hazamo amakimbirane akomeye arenze ayo wari usanganywe. Kutaganira rero bigakurikirwa no kutubahana. Hari n'abantu rero batubahiriza inshingano z'urugo ku bushake, ukaba ufite ubushobozi ariko amafaranga ugatangira kuyashyira reka kari ku mutima hariya hirya, kubera ko ubona agifite itoto. Urabona ko umudamu wawe kubera imirimo y'urugo mbese uwo umufata nk'aho atakiri mwiza, nyamara uriya akari ku mutima wo hirya hariya ntabwo ubwiza bwe ari uko imyaka atayifite cyangwa se nawe n'umugore wawe atamera nka we, ahubwo nuko we yenda yitaweho n'uwo bashakanye. Uwawe ntiwigeze umwitaho, ntiwigeze umuha uwo mwanya wo kugira ngo nawe abe mwiza, ashayininge nyuma y'imirimo, umuganirize neza, mubwire ijambo ryiza. Buriya amagambo akomeretsa atuma abantu basaza. Amagambo mabi atuma umutima w'umuntu ugenda ukomereka. Wa mubyeyi watangiye inkuru avuga ko ati ntabwo wandeba ngo urebe n'uriya nubwo atagaragara ukiri muto, ngo ubu ugikeneye kuba ukinkeneye. Ariko buriya sibyo, ntabwo ari byo. Buriya ajya kwiyumvamo ko ashaje bitewe n'amagambo umugabo wahora amubwira mabi. Wowe urashaje, nta buntu kigezweho, nturi ku gihe and so on. Ibyo ngibyo rero nibyo bikomeretsa bigatuma nawe ubwe yiyumvamo ko ashaje. Pourtant siko kuri. Gusaza ntago bigaragara gutyo, ahubwo bigenda biba buhoro buhoro bitewe n'ibitekerezo bibi uba wamushyizemo. Rero nkavuga nti ari amagambo mabi nayo abantu babwirana, bashakanye babwirana, arakomeretsa, arashajisha, atera umutima mubi, atera amakimbirane hagati y'abashakanye. Noneho muri kwa kutaganira neza rero hazamo no kutubahana nk'uko tubivuze, ugasanga ni ikibazo. Inshingano rero, kutubahiriza inshingano z'urugo kumwe mu bashakanye kikaba ikibazo gikomeye. Umuntu arabizi yuko abana bakeneye ibikoresho by'ishuri, iby'amahire. Igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu kitagira minerivare ziri hejuru. Iyo ugiye mu bindi bihugu usanga minerivare zihanitse cyane, ariko igihugu cy'u Rwanda cyagiye cyorohereza ababyeyi, gikora uko gishoboye, kigerekaho inshingano ziremereye zo kurera, zo gutanga ubushobozi bwose, ubwa mwarimu, ubw'ibitabo, ubw'ishuri, ubw'intebe, ubw'isuku mu kigo, byose igihugu kibyigerekaho, ku buryo umubyeyi icyo yishyura ni kuvuga ngo umwana wanjye yageze ku ishuri, umwana wanjye yabonye iniforume, yambaye umwenda w'ishuri. Kandi nawe iyo atabashije kuwubona bamusaba ko yagenda akareba ku ishuri, akareba uwo byenda gusa, akajya akawugura, koherereza umwana mu ishuri. Mu by'ukuri biroroshye, ariko none izo nshingano ugasanga nubwo zoroheje ku bana, hari abatazubahiriza. Akaba atagurira umwana ikaye, akaba atashakira umwana agakweto ngo ajye mu ishuri. None se leta nayo ijye gushaka n'urukweto? Ugasanga niba afite inshingano zo gutunga urugo, ntashaka ko hagira n'igiceri kimuvaho kijya gutunga urugo rwe, agakora, ariko ibyinjiye byose agashaka kubijyana ku ruhande, habe mu kabari, mu biyobyabwenge, habe mu nshoreke n'ahandi. Ugasanga urugo rutangiye guhura n'ingorane. Tugeze ku biyobyabwenge, usanga nk'hariya Mugunga hari ikibazo cy'inzoga cyane. Abantu baranywa cyane. Iyo wagiye mu nzoga, ubwonko bunywa inzoga bufite ukuntu buhinduka ku mpande zose, haba ku bagore haba ku bagabo. None iyo bigeze ku bagore, kuko abagore hari impamvu Imana yabahaye gutwita amezi 9, ni ukuvuga bafite ububasha n'ubushobozi bwo kugorora abana babo, bwo kwita ku rugo kurusha cyane. Noneho ako kantu ko kurusha cyane kakwiyongera ku bushake bw'umugabo bwo kubaka urugo rwe neza, n'imbaraga ashyiramo, urugo rukamera neza. Rero usanga abantu banywa inzoga, n'ubwonko bwabo byonyine iyo bushyize ku cyuma gipima ubwonko, abahanga bagaragaza ko butangira kuzaho amabara. Ayo mabara ku buryo ubwonko bw'umuntu unywa inzoga cyane n'umuntu utanywa inzoga, iyo ubigereranyije ubona bidasa.
ni ukuvuga ngo ubwonko bw'umuntu w'inzoga cyane bugenda buhindura ibara bikazarangira butangiye no kwafekita ubuzima busanzwe bw'umuntu. Rero abantu ibyo ntibakunda kubimenya, ahubwo usanga abantu barajandamiye cyane mu biyobyabwenge, cyane cyane mu nzoga, ugasanga urugo, kubaka urugo biramunaniye. Hari na fonctionnement y'umubiri imwe itagikora bitewe n'iki, n'inzoga. Yego, urakoze cyane Regine. Nanjye icyo nabonye muri iyi nkuru gikomeye cyane ni uko haragaragara ibyiciro bitandukanye by'ibimenyetso bishobora kugaragaza ko nk'umuryango wacu hari ibibazo. Harimo ubusinzi, harimo ubushoreke, harimo uko gucana inyuma hagati y'abashakanye. Birumvikana n'uburere bw'abana ntabwo buba bugishobotse iyo umubyeyi ahera mu gitondo akageza asanga ari mu businzi n'ibindi, ntabwo abana babasha kwitabwaho neza no kubahiriza inshingano z'umuryango. Madame Regine, dukomeza n'ikiganiro cyacu, ese mu by'ukuri mwagiye mubikomozaho mu kugaruka kuri iyi nkuru, ariko se n'ibihe bimenyetso mu by'ukuri abadukurikiye banamenya bigaragaza ko umuryango ufite ikibazo cyangwa se warwaye? Murakoze Cleopatra. Mu by'ukuri ibimenyetso birahari bitandukanye. Tujya tubona amakimbirane mu ngo, aho usanga abashakanye bakomeza kujya barwana, bamwe bakarwana kandi ejo bakajya mu nzego z'ubuyobozi zikabakiranura, ejo bikongera, ukabona ko icyo ni kimwe mu bintu bigaragaza ko umuryango warwaye. Ku buryo niba mu rugo rwawe harimo n'amakimbirane, buriya tuyabarira mu byiciro bitatu. Icyiciro kimwe cy'amakimbirane akiri mu cyatsi ni amakimbirane abantu baba bashobora gukemura hagati yabo uko ari babiri. Buriya ntazibana zidakomana amahembe. Abantu baba bararerewe ahatandukanye, baba bafite imico itandukanye, ariko bagomba guhuza uko byagenda kose. Rero baraganira ku kitagenda cyose kandi bakakiganiranaho urukundo, bityo bakabasha kubikemura. Nk'uko mwashakanye mubatse ku rukundo, ni nako bagomba gukomeza no gukemura n'ibitagenda n'ibigenda bakabiganiraho mu rukundo. Voilà. Noneho icyiciro cya kabiri kiba kiri muri orange. Orange ni ibara ry'icunga. Icyo gihe ni bya bibazo biba bitangiye gukomera, hagasaba undi muntu wo hanze kuza kubafasha. Aho niho inzego z'ibanze, abajyanama, inshuti z'umuryango b'intervena. Wowe iyo ubibonye mu rugo uhita umushaka ukamusaba ngo azaze muganire, ndetse ukabwira umutware wawe cyangwa se umufasha wawe uti nyamuneka nimugoroba uzi kuza turebe ko yatugira inama. Iyo ari umuntu mwiza mwashakanye ufite ubushake bwo kubaka, aremera wa muntu akaza mukajya inama, kandi abo bantu baba barabitorejwe ku buryo babika n'ibanga ry'urugo. Icya gatatu, icyo gihe ariko muri orange mushobora kubyitwaramo nabi ku buryo bishobora kugera mu mutuku. Bigera mu mutuku cyagiye abantu batangiye noneho kugira gute, kugera ku rwego bashobora no kurwana, bashobora gukomeretsanya, bashobora kujya no mu murongo utukura ukomeye wo kwicana. Icyo gihe rero iyo byageze aho biba bikomeye cyane kurenzaho, hitabazwa izindi nzego, ndetse byaba ngombwa abantu bagatandukana. Itegeko ryarorohejwe, bagiye bashyiramo uburyo byoroshywa kugira ngo nta buri gihe bigeze mu mutuku abantu bashobore kwitabaza inzego, hanyuma baborohereze vuba byihute. Nkavuga rero ngo amakimbirane nicyo kintu cya mbere kigaragaza umuryango urwaye, ariko amakimbirane aba ashingiye kuri bya bindi byose twagiye tuvuga. Niba hatangiye kuboneka ko umwe mu bashakanye ari mu biyobyabwenge cyane, ku rwego anywa inzoga agataha atinze, anywa inzoga akanywera amafaranga yari gukora imirimo itandukanye mu rugo ijyanye n'iterambere, ijyanye no gufasha urugo kugira ngo rukomeze ruriho rumeze neza. Umuntu yagiye kunywa inzoga, abana ntibaheruka igikoma, ntibaza agasukari, abana bambaye ubusa, agasabune mu rugo reka data, ariko inzoga ntibure. Hari n'uwo muganira akakubwira ati niyo naba nkorera 300, umuryango wanjye urabizi ko 200 yanjye ari ayo kunywera, 100 niryo bari bukoresha. Igihe watangiye gukora imibare y'icyo winjije, ariko ukabona ikinini ni ikijya mu nzoga, mu biyobyabwenge,
ikindi gice gito kikaba aricyo gitunga umuryango, burya umuryango wawe warwaye. Hanyuma turenza aho ngaho ku biyobyabwenge, igihe mutaganira, nimubona ibimenyetso by'uko mutaganira, ibyo byose birazamuka bishyire ya makimbirane niyo azakwereka neza ko urugo rurwaye. Ni ukuvuga ngo rero mutaganira nk'abashakanye, ni ukuvuga ngo ikibazo icyo ari cyo cyose cyaza mu rugo nta na kimwe cyabagora kugikemura. Ni kimwe n'uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame akora uko ashoboye mu ruhando rw'amahanga hirya no hino mu bihugu bindi birimo chaos, we akamentena amahoro mu gihugu cye. Ni nk'uko n'umugabo n'umugore mu rugo rwabo bakora uko bashoboye kugira ngo bamentene ubumwe, bamentene urukundo, bamentene gutera imbere, mbese bakora uko bashoboye. Iryo ni ihame, nta kibazo rero cyaza mu rugo mutabasha gukemura muri babiri. Iyo rero mutabonye uko muganira, iyo mutakibasha kuganira ngo muhuze, burya urugo ruba rwatangiye kurwara, ruba rwarwaye. Noneho hejuru ya communication hazamo respect mutuel, kubahana, icyo twita mutual respect, kubaha uwo mwashakanye. Umuntu wese iyo ava akagera yubaha mugenzi we, akunda icyubahiro, akunda guhabwa agaciro nk'umuntu ku buryo adasuzugurika. Rero iyo watangiye gusuzugura uwo mwashakanye, ukanabikora rimwe na rimwe imbere y'abana, imbere y'abandi bantu baba muri urwo rugo, imbere y'imiryango muvukamo, burya kaba kabaye amakimbirane akomeye cyane aba yavutse. Ni nyirantarengwa uba warenze. Icyo ni ikibazo gikomeye. Noneho kutubaha inshingano z'urugo rwawe. Nshuti zanjye, kuba wubatse urugo, ntabwo urugo rushobora kwiyubaka rwonyine ngo byemere. Urugo rwubakwa n'amaboko. Amaboko ni ukuvuga imikorere yanjye nk'umugore, imikorere yanjye nk'umugabo, iraza igahuzwa, twembi tukayihuza, urugo rukabaho. Ni nacyo kikubwira ngo abantu babiri bonyine barumvikana bati tugiye kubaka urugo, urwo ruba rwabaye urugo. Iyo bamaze gusezerana noneho biba akarusho, urwo ruba ari urugo. Iyo rero mumaze kubaka, muzana amaboko, mwaratekereza, ndagatekereza, ngakora, ndagakora, twese tugahuriza hamwe, urugo rukabasha kuba ruhagaze. Za nshingano zawe rero nk'umugabo nk'umugore, iyo utazubahirije, urugo ntiruba ruhari. Ubu urimo uragenda wangiza urugo ku rwego urugo rwinjira mu makimbirane, ku rwego urugo rutangira guhinduka nk'aho rutagihari, bikarangira runasenyutse. Ubwo uwo muryango uba urwaye. Ni ukuvuga ngo rero navuga ko ari ibyo by'ingenzi umuntu yavuga bigenda bigaragaza cyane ko umuryango urwaye, cyane cyane ibyo ngibyo. Hakiyongeraho rero n'imiryango, umuryango mugari. Waruvuze? Nari mvuze nti no kubana, kutubahiriza inshingano z'urugo, hazamo ko urugo ruba rwaragize abana. Iyo rufite abana noneho ninde ubareberera? Ni papa ni mama. Igihe rero mutabareberera, igihe udashaka kwita ku bana, igihe udashaka kwita ku nshingano, kuvuza umugore, kuvuza abana, umugore kuvuza umugabo mu gihe umugabo nawe yarwaye, bene ibyo byose ni ukuvuga ngo ni inshingano z'urugo, ni magirirane y'urugo umuntu aba agomba kureba. Ubu rero haje ikibazo gikomeye cy'umuryango mugari. Ubundi twari tuzi ko mama na papa w'umuntu iyo yubatse urugo bamufasha kubaka kuruta kumusenyera. Ubu rero aho bigeze aho, niba mama nawe ari umugore w'ingare, araza gufasha umwana kuba ingare mu rugo, bituma umwana atari bubashe kubaka. Niba papa ari umusinzi, ntabwo ari bubashe gucyaha umuhungu we ngo amubwire ati mwana wanjye si uko bubaka urugo, kubera ko nawe atari urugero rwiza, arabirebera kure, amere nk'aho bitamureba. Cyangwa se uzanasanga ahubwo yinjira mu rugo akaba ari gusenya urugo. Ubu imiryango imwe irashaka ko abana bayitaho kuruta kwita ku ngo zabo, kuruta ko bagakwiriye kuba aribo babafasha, ahubwo bati bana bacu ni mwubake. Rimwe na rimwe ugasanga hari n'ubwo ababyeyi bifuza ko umwana waho amaze kubaka agenda mu murongo w'umubyeyi, voilà, kandi yarubatse, kandi wenda n'uwo mubyeyi atitwara neza, agashaka ko amukomeza kumubwira uko akwiye kwitwara no kugenza. Urakoze rwose. Noneho rero abana bagahita babura ubwenge, nabo ntibagendere ku byabo, ahubwo bakagendera ku byo umubyeyi mubi yamubwiye
akabasenya urugo rwe. Yes, murakoze cyane Madame Regine. Rwose ntekereza ko abadukurikiye babashije kumva ibimenyetso bigaragaza ko umuryango ufite ikibazo cyangwa se warwaye, ndetse kandi no kubihuza n'ibishobora gutera bya bibazo biba byaje mu muryango no gushaka uburyo bwo kubikemura. Dukomeza n'ikiganiro cyacu ariko kandi twegereza no ku musozo, twagira ngo mutubwire udukurikiye, wowe udukurikiye, uyu ni umwanya wo kugira ngo ubashe kumva icyo wakora nyuma yaho, naho ushobora gukura ubufasha kugira ngo umuryango wawe ushobore gukomeza kumera neza. Madame Regine, nihe twakura ubufasha? Urakoze cyane Cleopatra. Buriya mbere ya byose ubufasha bwa mbere tubukura ku muryango tuvukamo, umuryango twashatsemo. Haba hari ababyeyi beza, inararibonye, abantu ubona wizereramo, wa muntu udashobora kukuvuga, wa muntu utakuvamo ariko kandi akanakugira inama nziza. Buriya abashakanye bose buri wese agomba kuba areba, arambagiza muri iyo miryango arimo, akazabonamo ijisho ryiza rishobora kumufasha gukemura bimwe mu bibazo. Kuko iyo ugiye ku mubi nanone agufasha gusenyaho kugira ngo agufashe kubaka. Hanyuma hejuru y'imiryango haza noneho mu mudugudu turimo haba inshuti z'umuryango, haba abajyanama b'ubuzima. Hariho n'igihe umuyobozi w'umudugudu aba ari umuntu w'imfura cyane ku buryo kumuganiriza, kumwizereramo akabafasha nabyo biba bimworoheye. Icyo gihe rero izo nzego urazikoresha kandi nicyo zashyiriweho. Inzego z'ubuyobozi nk'inshuti z'umuryango bo rwose barabihuguriwe cyane, bashoboye kuba bakwegera mukaganira mugafatanya gukemura ikibazo. Abajyanama b'ubuzima biyongeraho, abayobozi b'inzego z'ibanze biyongeraho, kuzamura noneho kugeza ku rwego rw'igihugu. Hanyuma ariko tukiri aho mbabwire ko nanone hari igihe amakimbirane agera ku rwego yafekta umubiri, ku buryo umuntu ashobora kugira ingorane zijyanye n'agahinda gakabije bikinjira mu cyo bita depression, ndetse depression ishobora kubyara icyo bita PTSD cyangwa post traumatic disorder. Ni ukuvuga umubiri utangira gukereya bimwe mu bimenyetso cyangwa se uburwayi ariko buturutse kuri kagahinda gakabije amaranye igihe. Iyo ubona rero ufite bene ibyo bimenyetso, hazamo nko kuba umuntu yatangira kwibagirwa, kwikubita hasi, gushekinga rimwe na rimwe nta mpamvu. Ibyo byose iyo byatangiye kukugeraho cyangwa wumva ufite agahinda gakabije cyane, unyarukira ku kigo nderabuzima. Ikigo nderabuzima kigufasha guhura n'uwo bita umukansera cyangwa se umusayikotherapist, umuntu wabihuguriwe w'inzobere mu gufasha mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kuko icyo gihe uba watangiye guhungabana. Noneho akagufasha mugakora urugendo rwo gukira bya bikomere. Ibikomere iyo bigutinzemo bigutera uburwayi nabivuze, umubiri nawe ugatangira kuba atake. Izo nzego rero ku kigo nderabuzima kuzamura kugera kuri hopitale, ku bigo, ku bitaro bikuru, icyo gihe hose haba hashobora kuboneka umukansela cyangwa se umusayikotherapist. Hari inzego zindi ushobora kwitabaza, ngira ngo nko muri Avega ushobora kubona umusayikotherapist cyangwa se umukansela ushobora kugufasha mu gihe rwose wumva ushobora kuba umukeneye. Inyarukirayo bagufashe, barebe icyo bashobora kugufasha, we n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe bizagenda neza. Kandi ibanga nicyo cya mbere aba ba professionals bose nagiye mbabwira baba bafite. Bizere rero ubarebe, wikwihererana agahinda, wikwihererana umubabaro, genda ubarebe, mushakisha uburyo mwabona igisubizo. Yego, murakoze cyane Madame Regine. Tugana ku musozo ku kiganiro cyacu, ni ubuhe butumwa mwagenera umuryango mugari nyarwanda, ariko by'umwihariko urubyiruko bafite impungenge zo kwinjira muri iyi ntambwe yo gushaka cyangwa kugira imiryango nabo? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo abatarashaka nababwira ngo ntuzatekereze ko uzashaka nk'uko mama wawe yashatse. Nta rugo rumera nk'urundi, ahubwo wowe shakisha uko wabona amakuru ahagije ku myubakire myiza y'urugo.
hari cano nyinshi abantu banyuzamo amakuru, hari iki kiganiro tuba dukoze, hari ibindi bizagikurikira, uzajya ubikurikira kugira ngo ubashe kumenya mu by'ukuri urugo rwubakwa gute, ni ibihe by'ingenzi nakwitaho. Hari nanone nujya kubaka uzakora uko ushoboye binyuze mu nzira nziza, ubanza urambagize neza witonze, wumvise ibiyobyabwenge, abantu bari mu nzoga cyane, wumvise nujya guhitamo uzahitemo inyangamugayo, hanyuma noneho kandi ubinyuze mu nzira nziza, ubanze ureke bamusabe mukwe, procedure zose zubahirizwe, musezerane, kuko amategeko buriya agira uburyo yubakira abantu urugo rugakomera. Ariko iyo mutanyuze imbere y'ubuyobozi cyangwa imbere y'amategeko, habura ingingo zikurengera. Ni ukuvuga ngo ubwo urubyiruko runyure nabura mu nzira nziza zishoboka, hanyuma mutangire mushake ubumenyi butandukanye, mwige, mwiyigishe, babigishe, mukurikira information zose igihugu kibaha ku bijyanye no kubaka urugo rwiza. Yego, naha dusoreje ikiganiro cyacu, naho ubutaha.